nashatse umugabo nkiri muto ndibuka ko umugabo wanjye nkubita bwa mbere yinjiza akaboko ke mu mura agezemwo arakirekura cya kibabi yo agakecuru karankubise karashorera ari ukuba amafubo ari ugufubwa nibigenerwa umugore gusa nikandisha indimu kubera ibintu bya reflex utamenya amaso nyashyiramwo indimu yari yatukuye shyiramo indimu iranja ndikunda nsohoka nseka uwo mwana w'umuhungu abanyana yimbwa kubera ko yatsinzwe ikihe kizama na komisiyo y'umuco mu Rwanda icyo iriho idukorera. Muraho umwaka mushya muhire, Noheli nziza ko yemera, nizere ko mufite ibihe byiza n'abatameze neza bihangane, birashoboka ko n'umwaka wababera umwaka mwiza, ibihe bibi barimo bakabisohokamo, ni nabyo tubifuriza. Uyu munsi rero twifuje ko twaganira n'umwe mu babyeyi basanzwe mu bigendanye n'uburenganzira n'uburere bw'umwana w'umukobwa, hagamijwe kugira ngo abana b'abakobwa batere intambwe basange basaza babo mu iterambere mu buryo burambye. Nitwa Mujawamariya Monika, ndi umunyarwandakazi wabonye ubwenegihugu bwo muri Canada, ariko nkunda kuba ndi mu Rwanda, nkunda kuba ndi hano ku gasozi nahisemo guturamwo imbazi mpamara amezi 6. Uburere bw'umwana w'umunyarwanda ni ikibazo twari dukwiye guhagurukira twese, uko sinzi umuntu ni kera bavugaga ngo agahugu katagira umuco karacika. Umuco mu Rwanda uri gukendera, ntabwo abantu bagifata igihe cyo kurera abana, dusigaye abafite abana bagura amahoro ngo icyo ushaka uceceke. Ntabwo bishobora kubamwo umuntu w'ingirakamaro w'inyangamugayo ngo icyo ushaka uceceke, kuko ubuzima ntabwo ariko buzamufata, ntabwo ubuzima buzamuha icyo ashaka ngo aceceke, ahubwo n'icyakwiriye azakibura kuko atigeze ahabwa uburere bumwereka icyakwiriye n'icyo agomba gukora kugira ngo abone icyakwiriye. Ibyo bintu biriho biracika. Ngewe nize amashuri y'ubusosiyali, ubusosiyali bukaba burimo nyine no kumenya aho utuye, abo muturanye, abo muhuye, ikibazo bahuye nabo nacyo, igisubizo wabafasha kugeraho, kuko mu basosiyali twatangaga urugero, ntabwo twahagararaga hariya ngo dutegeke ngo ukora ibi ngibi uzamenya kwifata neza, ubwo twarakubwiraga tuti dore isabune, dore uko tukabigisha abantu kugira hygiene y'ubuzima y'umubiri na hygiene y'ubuzima. Hygiene y'ubuzima rero yo en fait isuku, murambabarira icyo gifaransa narizanyemo, isuku y'ubuzima ntabwo ari gukaraba amazi gusa. Isuku y'ubuzima no guhura n'umuntu mukuru ukamusuhuza, ni no guhura n'abana barwana ukabacyanura ukababuza kurwana. Nta muntu ugicisha umwana ho akanyafu ku kibuno byabaye icyaha. Abantu baratinya gukosora abana baba rubanda ngo bitaza kumugarukaho. Nyamara kandi kera kosorwa n'umubyeyi wese ukuze agasanga, ndibuka cyane umukecuru ntarinzi yigeze kunsanga nicaye mu byondo mvuye kwiga, nawe mfite imyaka 7, nari nambaye agakanzu keza cyane ka rose, ariko imvura irihigwa ikora akantu kameze nka toha nk'agahiriri, nkabona ni byiza nicariramo, bikajya binkubita mu mugongo nkumva ni byiza, ngaseka nkanezerwa cyane. Agakecuru kazamuka sintazi sinakabonye, ubwo ikanzu yajandamye hasi, ariko hejuru biragaragara ukuntu yaritagase. Yo agakecuru karankubise karashorera, kangeza mu rugo, kakajya kambwira kubera ko yari yankubise akambabaza, nakoraga ibyo ashaka byose. Iwanyu nihe? Nyereka ni hehe? Ndamujyana mugejeje mu rugo. Data yari yarantetesheje, ariko yabonye iyo kanzu, abonye n'uburakari bw'agakecuru, asanga niko gafite rezo. Nuko arambwira ati genda ukuremo umwenda ujye gupfukama hariya, uraza kunsobanurira icyatumye wicara muri ariya mazi. Uko
guhanura rero abana b'abakobwa cyangwa se abana muri rusange, reka tuba ariko tuhita dushamikiraho tuganire neza ku kiganiro nashaka ko tuganiraho. Mu kwidondora, mu kwivuga, ntago hariho ibyo utabashije kuvuga, ariko numva abantu bakwiye kuba bamenya, kugira ngo bamenye n'impamvu twaguhisemo kugira ngo udutaramire uhanura abana b'abakobwa, kuko uyu munsi twahisemo kuganira ku mwana w'umukobwa tugereranyije n'uruhare abantu b'igitsina gore bafite mu buzima bwa community, bwa societe ku isi yose. Abakobwa ni ababyeyi. Rero amakuru dufite ni uko hari n'umuryango washinze witwa Amafubo. Yego, iryo jambo rivuga iki muri make cyane kugira ngo nze kubaza ibindi, ariko Mafubo ni ibiki? Mafubo ni ijambo riva mu muco nyarwanda rigenewe umugore gusa. Ari ukuba amafubo, ari ugufubwa, ni ibigenerwa umugore gusa. Nta mugabo uba amafubo, nta mugabo ufubwa. Ni ijambo ryacu, mbese ni ijambo buri mugore wese yarakwiye kumenya, yarakwiye guhoza ku mutima, kuko ubundi mafubo bivuga bene wa mugore uyagira utitangira, ahubwo wowe ukahamubwira hose, kandi aho amenya akahakubera wese. Umubwira byose nawe akakubera byose. Ariko aho bigeze aha, Mafubo ijambo ryaturutse ku bucuti bw'umugore na muramukazi we ageze igihe cyo gupfa. Ni birebire cyane, kereka dukoze ikiganiro cyabyo. Ubu rero twebwe uko twarifashe, ni wa mugore ushobora kujya kubwira nti ndaburaye. Ariko niba ntaguciye mu ijambo, hari ijambo mu Kirundi bakunze gukoresha, yego, gufuba, bifitanye isano n'urupfu. Yego. Ese no mu Rwanda bya bifitanye isano cyane? Okay, wasa n'usobanura mu buryo bw'umuzi bw'amafubo no gufuba, wenda tugakomeza. Ariko birambabaza kuko ni histoire nkunda kuvuga cyane, nkayivuga yose n'amateka yayo, nuko nyogokuru yayigiye, ikibazo wabicamo gatoya naho yarebaga. Ariko reka nkubwire muri make, mu mpera z'umwaka w'1840, yego, muzi ko icyo gihe abantu bari bacyambara inkanda, uruhu rw'inka cyangwa umwenda bakuye mu giti cyitwa ibishishwa by'ibiti, umuvumu. Noneho iyo umugore rero yapfuye, umubiri we urirekura, maze ukarekura amazi yo mu nda avuye mu mura. Amazi yo mu nda avuye mu mura rero ntabwo azahumura, cyane cyane umuntu yarangije gupfa. Noneho abantu icyo gihe bahambaga mu kirago, bakazirika umugozi ku mutwe n'umugozi ku birenge barangije kumupfunya. Noneho bakamutwara mu ngobyi. Ingobyi nayo iboshye mu duti two mu ishyamba, donc nta cyabuzaga ayo mazi ava mu mubiri w'umubyeyi umaze kwitaba Imana ko asohoka. Noneho mu kugenda rero bajya guhamba, akagenda abakwirakwiraho. Kome inkanda rero n'impuzu bambaraga, ntawagiraga ebyiri. Yagiraga inkanda yambaye, akazayikuramo akayijugunya hakoresheje indi. N'uwambaye impuzu nawe nuko yajyaga gucoca no gushaka indi mpuzu, cyangwa kuyigura ayiguze imibyizi yatanze, cyangwa aguranye itungo rito akawujugunyaho akagarukana umushyashya. Iyo rero yabaga yagiye gushyingura umugore, iyo mpumuro yamugumagaho, akayimarana igihe rwose birenze n'amezi nk'3. Umuntu wavuye gushyingura umugore yakwegeraho abandi bagabo bari bagiye kuvumba cyangwa bagiye guhingira ubudehe, bakamwitaza, akaba igicibwa kugeza igihe azibukira kujya kugura indi nkanda cyangwa indi mpuzu, cyangwa se akemera ko ari uko bimeze, nyiraga bamuha akato kubera ukuntu yahumuraga nabi, afite yanukaga. Noneho umugabo rimwe aza kuvuga ati, abantu bapfushije abagore bakabura ababatwaza, ababafasha. Noneho umuntu aravuga ati, ariko ati muze tujye guca amakoma tuyakenyere, impuzu n'inkanda tubisiga ahangaha, hanyuma tuze kwambara tuvuyeyo.
nuko bafata icyemezo rero cyo kujya bahamba abagore nijoro, kandi icyo gihe imbwa nizo bahambaga nijoro gusa. Noneho batangira guhamba abagore nijoro, nuko bigenda bityo birabababaza, ariko ugasanga nta kundi abantu babigenza, koko ntihabupfushije umuntu ngo umuheze mu nzu abantu banze kugutabara ku kintu cyumvikana. Nuko noneho rimwe umugore umwe wuzuraga na muramukazi we rero ageze igihe cyo gupfa aramubwira ati nta kimbabaje nko kubona nzahambwa nijoro nk'imbwa. Mugenzi we aramubwira ati yewe, ati ntawe uzaguhamba nijoro ndabikwemereye. Nuko ubwo umugore aratuza, kubera ko yari umugore w'inshuti ye kuva kera kiri abana, atigeze amubeshya, aratuza rwose, ararambya, aritahira. Uwo mugore rero nawe watanze iyo gahunda arabyumva, ahaguruka yirukanka ajya mu gishanga, kuko burya ngo mu gifaransa baravuga ngo c'est le besoin qui crée la solution. Yari afite ikibazo nicyo gitera, yari afite amasezerano, yego, ikibazo nicyo gituma ibisubizo biboneka, nicyo gitera gushaka ibisubizo bikaboneka. Noneho nshuti yanjye iragiye, namubwiye ko ntawe uhamba nijoro, donko ntawe umuhamba nijoro. Arinyabya aca mu cyanzu, ajya mu gishanga, azana ikibabi kirebe. Sinzi niba mwe mwarabikinishije, ariko njye narabikinishije. Birya bibabi uragifata ukagikara gutya nk'itonwari, ukagitwaramo amazi akagera kure, ntabwo kiva rwose. Twarabikinishaga cyane, tukabitwaramo amazi tukagenda tuyaterana tugiye kwiga. Nuko umudamu aragenda afata ikibabi kirebe, kuko uwo mudamu rero yari n'umubyaza. Abantu b'ababyaza rero bari bamenyereye gukora mu mura w'umugore, bafite amakuru ku buzima bw'umugore n'uko ateye. Nk'iyo bajyaga gutabara nk'umugore wahezwemo n'ingobyi bajyagayo. Nuko sinzi rero ukuntu byamujemo mu mutwe we, aravuga ati ngiye kumufuba, kumufunga, ariko bitari kumuzibya, me kumufuba. Ni ukuvuga afunga afubika. Gufunga ufubika bikaba gufuba. Noneho afata cya kibabi arakizinga nk'uko twakizinga ngo tukivomesha amazi. Nk'uko yari amenyereye rero, yinjiza akaboko ke mu mura, agezemwo arakirekura cya kibabi, yikuriramo akaboko ke, ikibabi noneho cyo kirirambura, kirisasa, kirahafunga. Amazi yashongonokaga agumamo. Agumaho gatoya, arareba, arahindukiza, asanga birakunze. Aramupfunya, aramutunganya, ahamagara musaza we ati nimujye kumuhamba none, haramwemereye ko azahambwa izuba riva. Abandi bati ntawe wemera, yewe urabizi ko ati nta shongonoka. Abandi bakamuseka nta shongonoka, afite abana 800 hariya, nawe ngo nta shongonoka se kubera iki, si umugore nk'abandi. Arababwira ati nta shongonoka. Noneho hari agasaza kakundaga, bari bazi kakunda kujya impaka cyane, atari kuko avuze ko adashongonoka, ni mu musohore mu mushyira hariya turebe. Baramusohora, barambika ikiriba mu rugo imbere y'abantu, ategeza ko hagiye igishongonoka, araheba habe n'igitonyanga. Agasaza kararira kati yewe, kati ibi bintu ntabwo mbyemeye, ni muhagarika ikiriba, mugire nk'uwicaye mbese. Nuko bangahe baraza, umwe ajya undi ajya, barahagarika, barategereza ko hari igishongonoka, baraheba, barumirwa. Umuntu baramuheka ajya kumuhamba ku manywa nk'uko mugenzi yawe yabimusezeranije. Ngiryo ijambo gufuba aho ryaturutse, ku bucuti bukomeye, kurangiza amasezerano wagiranye n'inshuti yawe, ku rukundo rutuma ubona ibisubizo bitigeze bibaho, kugira ngo mugenzi wawe adakorwa n'isoni, no kumurwanira iryo shyaka, ukabona ibisubizo bitigeze bibaho. Ngiryo ijambo mafu. Murakoze cyane. Iyi nkuru rero aho ituruka ntabwo ariyo nasomye mu bitabo. Iyi nkuru nayibwiwe na nyogokuru byara mama, yatangiye kuyimbwira mfite imyaka 7, ubwo ni nko muri za 62.
akajya anyereka n'imisozi ngo byabayemo kwa sogokuru hari heza cyane, mpafite souvenir nyinshi. Ni ibintu bishobora kuba byarabaye rero. Ni ibintu bishobora kuba byarabaye. Ko yajyaga ambwira ngo uwo mugore ngo yaraturuye hirya iriya ngo dore igishanga yaciye mu irebi. Rero birumvikana ko Mafubo ni izina ryiza, ni igitekerezo cyiza ku mugore urwanirira ishyaka bagenzi be, kuko uyu muryango wawe ukwiye ku isi yose, uri mu bihugu byinshi bitandukanye. Yego. Ni ikintu kandi wakoze watekereje cyane ku bantu b'igitsina gore. Yego. Barwanirira iryo shyaka. Ndi kwibaza ntabwo ari ibintu byaje gutyo gusa. Hari habaye iki mu buzima bwawe, ni igiki cyatumye uvuga uti ndashaka kurwanira uburenganzira bw'umudamu? Ubuzima bwanjye bw'umugore, yego, ntabwo bworoshye. Nashatse umugabo nkiri muto, shaka umugabo tutaziranye, shaka umugabo mbese ni umuryango wagize gutya urambwira ngo ugomba kurongorwa na kanaka. Umugabo nawe nkeka ko byamutunguye kuko ntabwo yari afite maturité yo kubaka. Biratugora twembi rero ku buryo iyo ntaza kugira abagore bandi hafi, nizera nk'ababyeyi n'abandi nizera nk'inshuti mbona bo bafite ingo zikomeye, ntabwo mba narabashije kugumana nawe igihe twamaranye. Ariko kubera ko abandi bagore, umugore wa wundi ubwira uti kongo we ko bimeze bityo, niyo yaba ari umwana angana nawe akagutega amatwi akakumva, ntabwo mbavuga amazina kubera ko ntabibabwiye, ariko hari nk'abo twahuraga tukarira, nta yindi solution afite, nta cyari bumarire, nkarira akarira kandi nkumva ndaruhutse, ngataha mfite courage bikansunikira iminsi. Hari nk'umubyeyi nawe ntari buvuge izina yaranitahiye, ariko umukobwa we turacyari inshuti n'ubu turabiganira. Twahuraga just kubona umubabaro yari afitiye ibimbaho, numva ndaruhutse. Ubwo buzima butoroshye wabayemo nk'umwana w'umukobwa wagiye mu kintu adafitiye amakuru, atametiriza n'uwo bari kumwe kandi nawe ntacyo amurushije kinini, nicyo cyatumye wumva hari ubutumwa ugomba guha bagenzi bawe bakaba. Nakomeje kugenda nitwaje abo twahuye bangirira neza, kuko harimo n'abandi batangiriraga neza. Urabizi ko kenshi mu ngo zacu wahuraga n'umukobwa mukuzura, mwariganye, bwacya ukumva niwe uryamana n'umugabo wawe, cyangwa se mukanyurana ahantu kwiduka, yewe uyu mwenda we ndawushaka, ko wajya kubona ukabona arawambaye kandi uzi ko nta muwa yafite zo kubiha. Donc ibintu nk'ibyo nabyo byagiye bibaho, ariko icy'ingenzi ni uko nabonye ko umugore aho yaba yageze hose, ibyago amakuba yaba arimwo yose, iyo abonye umufata akaboko ati shingura tugende, arashingura kandi akajya imbere kandi akagira icyo yimarira. Kandi kera niko byari bihoze, byari bimeze nk'ubwo wumvise ko mbikubwira abantu. Nibuka ibintu byambereye inkoni yo kubasha kwigira imbere, ni ibintu byambayeho kera, ko sinshaka kubyibagirwa. Simpamya ko ninanarwara Alzheimer ibyo izabihanagura. Umuntu ukugiriye neza waramwibukaga ukamugenderaho, hanyuma wanahura n'undi mugenzi wawe uri mu kibazo wari uri mu icyo gihe, ukumva utegetswe kuba wa wundi bakubereye, ukumva utegetswe kumufasha uko wafashijwe kugira ngo nawe abashe kwigira imbere. Icyo kintu cyarahoze, ariko icyo kintu kiriho kirashira, kiriho kiracika. Ubu umuntu buriho baragenda bucubangana, bucayuka ku buryo abantu bararebera, abantu bafite ibibazo, abantu babuze amajyo ntibabarangira inzira ibageza aho bari buruhuke. Niyo mpamvu rero nifuje kukubaza, uravuga uti giye ubuzima bwanjye ntabwo bwari bworoshye, ariko ufite ukuntu wabusohotsemo. Uyu munsi ababima bakubona barabona ukuntu uri umubyeyi mwiza, ufite byinshi wanateyemo imbere, turaza kubivugaho nabyo tubikomozeho. Ariko tukiri muri ka gahinda, muri wa mubabaro, muri kwa kwiheba, mu kuba byagucanze wewe icyo ugomba gukora, ese hari inyigisho cyangwa ijambo cyangwa se ubutumwa
waba wari warahawe n'umubyeyi bwakugarukagamo bugatuma ubasha gushikama? uzi kubera ko mama yari yarashatse neza niko nabyita, ntabwo yakekaga ko hari umwana we washaka nabi. Ariko hari ibintu by'ubuzima byinshi byagiye bimfasha bishekeje. Ndibuka ko umugabo wanjye nkubita bwa mbere nagombaga kujya guhurira n'umugore w'inshuti yanjye ahantu kuri Centre Culturel France. Ariko nabyimbaganye, ariko atari cyane, ariko amaso yatukuye nsa nabi koko. Noneho ngiye gusohoka mu gipangu nkubitana n'umugore nzi ko atankundaga, kuko nubwo urugo rwanjye rutari rumeze neza ntabari babizi. Nabaga nsa neza buri gihe, urugo rwanjye rugendwa buri gihe, nta muntu wari uzi ibyo mbamo. Noneho nibuka indirimbo ya Kabengera ivuga ngo ntukereke umwanzi amarira yawe. Nahise nsubira inyuma ndagenda ndakaraba bundi bushyashya nikandisha indimu kubera ibintu bya reflex utamenya. Noneho nisiga poudre ndareba mu amaso nyashyiramo indimu yari yatukuye, shyiramo indimu irandya, ariko hashize nk'iminota 10 amaso arongera amera neza. Ndireba muri miruari ndikunda nsohoka nseka, kandi nari ndiho ndira mu kanya kubera ngo Kabenge ntukereke umwanzi amarira yawe. Iyo rero kandi burya no kutishyira hanze ngo werekane ibyawe igihe bitagomba n'ukwiyubaha. Iyo wiyubashye rero n'ubuzima ukabiha umwanya wo kukubaha biragukurikira. Gihise gituma ntekereza ndibaza ngo ese umubyeyi ufite umwana w'umukobwa ni iyihe ndangagaciro wumva iruta izindi akwiye guha umwana we w'umukobwa izamuherekeza mu myaka ye yose? Muri ibi bihe rero kubera ko n'umuryango wavuyeho, uzi ko umwana yananirwaga n'iwabo, wabona mama atangiye kukureba nabi cyangwa se iso yagukubise ukajya kwa nyogosenge. Yego, ntahagihari. Niba hano hari nawe ari kwirira imbwa wa mugani, nta mwanya afite wo kukwitaho wowe. Kuki abana ndetse n'ababyeyi tudashobora gushaka ikindi kintu cyasimbura umuryango twatakaje? Jewe rero narawubonye, ntabwo nshaka kubitindaho cyane batagira ngo ndashaka gushinga kiliziya, ariko ndakurahiye. Toza umwana gusenga cyangwa se umutoze kumenya abawe uzi ko bamuyobora inzira ikwiriye. Igisha umwana kubaha abawe uzi ko bakwiye kubahwa. Unabamusige umutoze kujya gusura kwa kanaka, umutoze kugendana n'umwana wo kwa kanaka, kuko ubona ko uwo mwana afite agaciro, uwo mwana afite uburere. Icyo kintu cyarabuze cyo kuko twese twagewe narezwe na mama, yego, ariko narezwe na mama muri batisima. Iwacu kwa Nsengiyumva twari dufite abakozi buzuye urugo, ariko buri vacances nagombaga kujya kwa mama muri batisima tuye hano mu cyaro. Hirirwa ndetse ibishyimbo mbitekesheje imishishi, nkabitekesha amasaka, nkamenya uko benyegeza, uko bakura mu ivu, uko bagira gute, kuko babinyeretse kandi bikanshimisha cyane, kuko narabikoraga mama muri batisima akishima kubera ko namushimishije nanjye nkishima, nubwo byanduhije kandi iwacu nsanzwe ntabikora. Niba nabyumvise neza, uravuga uti bibaye byiza umubyeyi yareba abantu afata nk'intangarugero akabegereza umwana we, akazajya amutungira agatoki, nyabona jumera nk'abana bo kwa runaka, jya ugendayo. Ndetse nabo babyeyi ukanabegera nawe ukabumvisha uti dore abana bajye baza, namwe mujye munyoherereza abandi, kugira ngo uburere bube ubw'imiryango, abana bafunguke, bumve ko ubuzima, ubucuti bushobora no kuva hanze y'umuryango, atari mu muryango gusa. Ariko ukamenya aho wohereje umwana. Kandi abantu basigaye bareresha telefone. Nshaka kukubaza, urumva wanyuze mu buzima bugoye,
wowe umaze kujya mu rwawe ariko nyamara waravuye mu buzima bw'umuryango utekanye, umuryango wagutumaga urota kugira urugo rwiza. Ndi kwibaza rero kuri wowe umugore ubayeho neza n'ufite iki? Umugore uri kombure mu gifaransa niko nabyita. Umugore nifuza ko ari umunyarwanda wese yaba we, ni umugore wubaha umugabo we, akubaha famiye ye. Ni umugore uganira n'umugabo we, ntagire icyo abika ku mutima cyamubereye kibi, ntabike utuntu tw'umukara muri we. Niba ikintu kitamutunganiye akerura akakimubwira. Kandi burya umugore nyamugore nta buri gihe apiyeje umugabo rwose akamufata mu mutego wo kugira ngo atuze amubwire icyo ashaka. Ganira n'umugabo wawe, mubwira ibintu uko byumva n'uko ubibona, ubahabe, umwubahe nawe. Hanyuma kubera ko famiye z'abagabo ndetse na famiye z'abagore hari simbizi, ariko cyane cyane z'abagabo zikunda guhangana n'umugore. Niba bikubayeho, iga ubwenge bwo kubimenyesha nyirabyo ariko utamushinja, kuko kenshi umugore uzi uburyo buganira budakomeretse. Exactement. Kuko kenshi hari igihe nyoko bukwe cyangwa muramukazi wawe waza yagutesha umutwe ukumva n'umugabo nawe arabikoze kandi atabizi, rupovura ataranahari. Ukagira igihe cyo kumuganiza kandi ukagira n'ubwenge bwo kumenya gutega abo bantu. Iyo abikoze kabiri akabikora gatatu, wiga ubwenge bwo kubivuga utabashinja ariko ukabivuga nyir'ubwitahari. Kavuga ariko nka cyagiye mama ko mperuka wari wamuha amafaranga angahe yo kumuha, abaza umugabo, kamukubwira ati nanaguhaye 10,000. Gahindukira nyirabukwe kamubwira uti turaza ko nanaguhaye yose ayo yampaye, kubera ko banyirabukwe bakunda kugaya uyayakuyeho. Ushaka strategy. Uwo mugore w'umuhanga muri ubwo buryo, umugore ufite ukuntu ahagarara akema akaba icyitegererezo cy'abandi muri ubwo buhanga. Hari ikibazo abantu basigaye bibaza cyane kubera ibi bintu byaje byo promotion de la femme, kuzamura umugore. Abantu bamwe bakaba babyitiranya no gutsikamira umugabo. Umugore yaba umuhanga akagenda yemye ariko ntatakaze cya kintu kibatera igikundiro cyo kuba umugore atuje kandi anatanga urugwiro. Ubu kuri iki gihe uko mbibona, kugira ngo umugore yubake, asabane, yubahwe, ni ukugira mu mutwe hafunguye, hakora. Murabibona ko muri iki gihe umugore wicaye utegereje ko bamuha byose nta kibaho. Yewe na hano mu cyaro ntaho bikiba. Uragomba guhaguruka agakora hasi, agakora ibishoboka kugira ngo nawe agire icyo yinjiza mu rugo. Ariko icyo yinjiza mu rugo kimutesha igihe cyo kuba mama, afite abana. Ibyo yinjiza mu rugo bimutesha isaha yo gutaha mu rugo kandi afite umugabo. Yarakwiye kukirinda kuko ntabwo gitinda kumwerekana. Niyo mpamvu ubona ingo z'ubu zisigaye zubatse ku bugenge, ruranashwanyuka ukabona ntawe bitangaje kuko n'ubundi bikurikiye hafi usanga batari kumwe. Umugore ushaka kubaka agomba kumenya ko igihe cyo kuba mama ari ngombwa, kigomba kuboneka. Igihe cyo kubaha umugabo nacyo ari ngombwa, kigomba kuboneka. Umuvuze kuri icyo kintu mpita nibuka mbere yuko dutangira kino kiganiro, naye nanyuze ku bantu, hari abantu b'igitsina gore 3 twavuganye. Harimo umwana ufite imyaka 17 n'undi ufite imyaka 19 n'umudamu w'imyaka 33. Nababajije ngo mu busanzwe mwebwe niyihe nama cyangwa impanuro muzirikana mwahawe n'ababyeyi wanyu itajya bava ku mutima? 36. Mbere y'umwana w'umukobwa bakubuza kuraraguza aho ubonye hose, kubunga se, kugira gakongo n'abasore.
Yes. ufite imyaka ingahe? 18. Ni ukwihangana mu gihe umuntu ari nko mu bibazo, ntugire umuntu ushaka kujya gutakibona nta kintu yakumarira, cyangwa mu kimwe yashaka no kukimukumarira akagira ikindi nawe ashaka kumukemurira. Okay, urakoze. Wowe ufite imyaka ingahe? Imyaka 11. Ndumva ntayo. Urumva nta n'imwe? Ababwiye we igendere gusa wirwaneho. Yego. Urakoze. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku burere bw'umwana w'umukobwa. Mwebwe mubona umwana w'umukobwa, abantu benshi muri societe muri no minsi abantu bafite ingo niwe mwana bazi yuko uburebwe bugoye, ariko ni nawe mwana batinya kuganiriza, kuko abagabo, navuganye n'abagabo mbere yuko nza hano, barambwira bati kada, ati je ntacyo nabona mbwira umukobwa, ati nyine nabanyina nyina ni ubaganiriza. Undi arambwira ati jewe umwana wanjye w'umukobwa ntacyo kindi mubwira kitari kujya kwiga, ati kuko ibyo ntabashije kumwigisha ishuri ryo rizabimwigisha, kandi abana iyo babashije kwiga bagira icyo bigezaho. Undi yambwiye ngo ikira, yambwiye ngo yamubuza ubusambanyi. Ngo ndamaze se umwana w'imyaka 5 n'uwa 20 bose uzababuza ubusambanyi. Ati jewe nicyo kibazo mbona, ati abana b'abakobwa bagomba kwirinda ubusambanyi. Ariko noneho Mama Monique, umwana w'umukobwa akwiye kubwirwa iki? Umwana w'umukobwa akwiye kubwirwa ko afite byose muri we kugira ngo ubuzima bwe buzabe uko ashaka. Ni ukuvuga ngo niba yize, afite kapasite yo kwiga ibintu byose byigwa, fizike, ubumaso, ubumekanisi, afite ubwenge buhagije, yagaburira bukavamo umwuga, bukavamo ubumenyi, bukavamo icyamutunga, niba afite ubushobozi bwo kwiga. Niba nta bushobozi bwo kwiga rero afite ubundi bumenyi mu ntoki ze, afite kuboha imisambi, kuboha ibirago, kuboha imipira, gushaka ikintu cyamuviramo umwuga wo kugira ngo yitunge. Nk'uko uwo mwana yavuze ati ubuzima bwawe buzaba uko ushaka, kuko nta wundi ugomba gutegerezaho kubaho, nta wundi. Ikitera rero ibibazo byinshi nuko hari abana iyo atize yumva ubuzima burangiye, nta kindi kimureba, nta kindi kigishoboka, kandi nuko ibeshya. Hari abana batunzwe n'iyo myuga yose maze kuvuga kandi bariho neza, ariko kugira ngo bazagire ubibutsa, niba nta muntu ufite iyo myuga mu rugo cyangwa hafi y'aho atuye, ntazigera yibuka ko icyo kintu kibaho. Ikindi cya kabiri, umwana w'umukobwa niyo ndushyirusha abandi uburushyi, kubera ko ibyaha byambara ku gahanga. Arasambana agatwita, uwamusambanije yigaramiye, nta n'umuzi nta n'umuvuga, niyo amuzi akamuvuga icyemezo kiri he? Umwana w'umukobwa kurera, kubera ko niyo winjiye mu nzu nk'iyi itagize icyo ibura, yego umugabo wanjye arahaguruka akunda abantu akabakira, ariko abikoze nicaye wagenda wibaza uti hanyuma njyewe nabikora yicaye ukabona nibyo ntacyo bitwaye. Hari ikintu umukobwa afiteho devoir niki, inshingano cyangwa umuhamagaro. Hari ikintu umukobwa afiteho inshingano kurenza umuhungu. Urugo niruba rufite umwana ntibazabibaza umugabo, bazabibaza umugore, n'umugore niwe byagombye guteza ikimwaro. Ega ni nyirasuku. Umwana niba asa nabi ntabwo azabaza se, azabaza ni mutima ukeye, ni mutima. Ntabwo ibyo bintu ntabwo biradushiramo. Ariko hari abibeshya ngo ko mu bihugu byo hanze ngo zaburaza naho ni kimwe.
uyu mukobwa kwikuba naho ni kimwe ariko hari ikibazo nshaka kubaza ntugire ngo uguca mu ijambo nuko ndabizi ko ufite ubutumwa bwinshi ushobora guha abana b'abakobwa ariko nanone tujye no ku yindi ntuze ku yindi mfuruka hari indi mfuruka ivuga yuko ababyeyi nabo bari kurangarana abakobwa bigatuma abakobwa batamenya icyo gukora bakanerekana ko batangiye kurumba nkuko wari ubivuga ababyeyi baraho ndatanga urugero rw'ikiganiro mperutse kubona cyakozwe na Mutesi Scovia rwose ni umunyamakuru ukunze kuvuga ibitagenda akabivugana rwose ukuntu abirakariye cyane. Umwana w'umukobwa w'imyaka 16 yitera parufe 300 yarayikuye noneho kankubaza wambwiye ngo ntibamenye ko umwana yabaye indaya niyo yiteye parufe agaca kuri nyina ntabwo ayumva. uyu muntu muremeranywa nawe cyane kubera ko nta gihe tugifite cy'abana nibyo nakubwiye tugura amahoro iyo umwana atateye hejuru iyo umwana atagushajije ngo nguririze inkweto abandi bana bafite ahubwo ukabona arazambaye ni amahoro. Urumva aho tugeze ni habi cyane. Noneho rero hano ejo bundi muri covid nyuma yaho naje kugaruka mbona umwana ufite imyaka 14 nawe ufite umwana iwabo baramutaye. Uzi ukuntu umwana yarambwiye ngo usiko covid imaze ishyushye cyane abantu babandi batungwa no kuba yakoze uwo munsi yatwaye ibintu by'umuntu ku isoko yapakuriye imodoka yagize gute abo bantu bahise bahagarara inzara irabica. Umwana yabanaga na nyina afite n'abarumuna be babiri. Inzara bishe bamaze iminsi biro batarya uzi ikintu nyina yakoze yohereje umwana ngo najye kwa kanaka ahantu hari akabutike k'umuntu wari ufite agasitoka yafungiyemo kandi uwo muntu abamo. Nuko ambwira ngo genda umwingingo ngo akingure ngo uzane ibyo turya. Nta mafaranga muhaye havese yiki uwo mwana w'umuhungu yabateye inda hano kuri mbaze. Nkibaza uyu munsi turi kuvuga ku mateka y'umuryango washinze nuko tutanabivuzeho cyane ariko abantu bakomeye kuri no si wagihura nabo kandi ubikesha uko wagiye wemye bagushimira ibikorwa wagiye ukora kuko nagiye nsoma ahantu aho wabonye igihembo cy'umuntu waharaniye uburenganzira. Hari ikindi wabonye nacyo cyo guteza imbere ababyeyi. Ibi bintu ni gute wowe wabigeraho hanyuma umwana w'umukobwa wundi we akaba akubwira ati jewe nta kindi cyo gukora mfite reka ngende runaka arampa make. Uzi twebwe twabyirutse ibintu bitaramera uko bimeze uko kuko ubu ibihugu byose cyane bya Afrika biri kwirukanka cyane mu byo bita ngo iterambere kandi ari isenyamiryango. Iterambere ry'amatelefone avuga iterambere ry'amakanzu ateye atya mode. Ushobora kwemera ko mba muri Canada ariko mode nzimenyera i Kigali nzimenyera hano kuko iriya nta ukibijyamo nta gaciro bifite. Twebwe twabyirutse ikintu essentiel umukobwa wese yumvaga kibanze umukobwa wese yifuzaga ukwambikanye na neza iyo yabaga afite inzu wabo bafite inzu akavugurura inzu yiwabo wabaga nko mu nzu y'ibyatsi bagashyiraho amabati ibyo nge ntibyandebaga ko datari yarubatse inzu zikomeye ariko iteka nkumva no mu bufaranga bwo kuri ekore by'imirimo twakoraga bakaduha ikintu cya mbere nakoraga no kugura nka seti y'amasahani njyana mu rugo no kugura umukenyero wa mama mbere yo kwigurira jewe. Umubyeyi yari afite agaciro ari mu biguhangayikisha kurenza ibindi byose. Wowe kugaragara kwawe kuba ufite ikanzu yo kujyana mu misa ufite inkweto zo guhindura ebyiri byabaga biguhagije kandi uri umukozi kandi uhembwa. Ariko mama wawe umukenyero mushyashya ntumucike. Papa wawe urukweto rwiza uguhuye ukaba ari utekereza.
bene nyoko niba ababyeyi batabitayeho neza kumva baraguhanga bari mu ntego zawe zo kugira ngo base uko batasaga utarabona diplome. Nibyo twari turimo, ntabwo twari turi mu mapantaro agura ibi nibi agira gute, ntabwo ari byo twari turimo. Uyu munsi ni ikibazo. Umuco w'u Rwanda ugeze aharindimuka kuko twari dukwiye kubihagurukira twese. Kera de ma generation nanone indaya zabagaho, ariko ukaba wamwita indaya mukabipfa. Ntabwo iyo kashi yashoboraga kwemera kuyiporta, yarabikwepaga akavuga uko amubeshyira n'iki byose. Ariko uzikubu usigaye uhura n'umwana w'umukobwa mu muhanda kandi uti kana uti mbese usigaye ukora iki? Mwango nge nibera akarayi Kigali, nkaho yakubwiye ati ngewe nsigaye nkora kuri iriya boutique n'ijye uhacuruza. Umuco wararindagiye turabyemera. Ngewe njya nibaza na komisiyo y'umuco mu Rwanda icyo iriho idukorera, kuko hari nkaza shene zari zikwiye kuba zarafunzwe kera. Hari ibintu bivurwa cyangwa bikorwa byitwa impudeur, ibindi bihugu birabihana ku mugaragaro. Twari dukwiye gushyira hamwe hagaba mouvement vraiment ifatika yo kugira ngo turetablisse, twongere duhe ubuyanja umuco wacu, tuwuha agaciro. Ababyeyi bongere bagira agaciro, ababyeyi bagira agaciro, ariko n'abana bagire uburere. Niho ubundi umubyeyi yiheshaga agaciro kubera ko abana be bareze neza. Niho agaciro ko umubyeyi kavaga. Uvuze icyo rero mpita nifuza kukubaza n'ikibazo gisa n'igisoza. Ubifata ute cyangwa ubitekerezaho ute ko hariho umubare w'abakobwa basigaye bavuga ku mugaragaro, ubona ari n'abakobwa bafite amazina mu gihugu, abandi bakobwa barebereraho, ariko ugasanga ntibatinya kuvuga ngo ibyo gushaka ntacyo bivuze, ntago abantu bose barembewe gushaka. Abantu b'igitsina gabo bamwe na bamwe ntibanatinya no kubita ngo ni inyana z'imbwa. Birambabaza kubera ko umwana w'umukobwa wumva ko ataremewe gushaka n'uburenganzira bwe, ariko se kugira ngo yicaze uburenganzira bwe ni ngombwa ko akandagira ubw'abandi. Yise umuhungu inyana y'imbwa kubera iki? Kubera ko ubwo nta mutungo afite, kubera ko ubwo adatanga amakado bategereje, kubera ko wabaye inkumi yiyubashye yifashe uko ishaka, yubashye n'abandi, byagutwara iki? Yubashye n'abandi. Uwo mwana w'umuhungu abaye inyana y'imbwa kubera ko yatsinzwe ikihe kizami? Ese abaye inyana y'imbwa kubera ko yaje kugusabiriza? Abaye inyana y'imbwa kubera ko yicaye kuri portaye yawe ategereje ko ufungura mu icyarya? Abaye inyana y'imbwa kuko atagukurikiye mu busazi bwawe bwo gukunda ibya mirenge no kujya gufeta ngo ntiyankoreye anniversaire Dubai. Uvuze iki ngiki kigendanye n'impano zihabwa abakobwa, mpita nshaka kukubaza, mu by'ukuri umwana w'umukobwa uburere bwiza akwiye guhabwa ni igihe icyo asabye cyose agihawe, nk'uko dusigaye uyu munsi tubyumva. Ababyeyi bajya kohereza umwana ku ishuri akamubwira, mwana wanjye rero dore ibyo ushaka byose njye nzabiguha, ariko sibyo? Nkibaza, ese ubwo burere nibwo bugendanye n'igihe? Kuko hari n'abavuga ko atari byo, bavuga yuko hari ukundi byakorwa cyane. None se mwitegereze, kuko iminsi nicyo gisubizo. Umwana warezwe atyo, mwana wanjye oya akira, oya nibagoya tablette, nibagire gutya, bongere bagire gutya, oya nza kujyana Dubai nawe muri anniversaire. Yamaze kugira imyaka 18 abiki wa mwana, si uhera mu biyobyabwenge? Si uta amashuri atabuze uyamurihira? Si we ubyuka mu gitondo agaramye muri salo nziza cyane y'iwabo ageretse amaguru ku meza ari kunywa no kurya ibintu atazi aho byaturutse kandi ntagire icyo yimarira? None se iyo mureba abana barezwe batyo, mwumva ko bakoze ubukwe bwiza hanaha ni bande? Ko bose banyereye muri ibyo, inzira zabaye izindi, ntabwo bakiri ku isi isanzwe. Biragoye. Umubyeyi wese ugura amahoro ku mwana we
niyo yaba afite amezi 6 niyo yaba afite amezi angahe. Hari umufaransakazi wigeze kunyigisha kurera abana kambwira ati umwana iyo wamuhinduka abona ntiyitumyeho yanyoye akarira murekarire afite gahunda ze cyangwa afite ibyo ashaka kukubwira utaramenya. Ndibuka ko umwana wanjye wa mbere yajyaga arira nkamwicara iruhande nanjye nkarira. Nari umwana nabyaye mfite imyaka 18 n'amezi, urumva nanjye nkarira ariko simuterure. Nyuma y'amezi 2 n'igice umwana wanjye yarasinziraga ijoro ryose, bugacya mu gitondo kandi yakuza, bugacya mu gitondo nkamukarabya nkamwonsa nkajya ku kazi. Yakuze neza nta kibazo. Uri umwana baraterura ibintu by'ibikinisho utamenya n'ubwoko bwabyo, hanyuma yamara kugira umwaka bakamukina akakishugunya bakamukina akashugunya nuko akazabona icyo ashaka agatuza. Ubuzima siko buzafata abo bana, ntabwo isi zahumwa, ntabwo isigura amahoro uwayaharaniye. None se mama Monique mu nshingano nyinshi muhora muhangayikishijwe no guteza imbere umwana w'umukobwa, hari ikibazo uje nibaza, ubundi uburere bw'umwana w'umukobwa bwabaye bwiza finalite cyangwa se iherezo kugira ngo uvuge ngo umubyeyi yicare yambara urugori avuge ngo giyewe nareze neza, habaye iki? Umukobwa we yaba yageze ugisubiza amagambo makeya nubwo bisa naho ubundi umubwire iyo fantasme turimo turota umubyeyi ufite umwana w'umukobwa ndagwazasiyo ebyiri na kibazo. Umwana w'umukobwa warezwe neza n'umubyeyi wamureze bicaye bombi bagatekana, dore ko bigenda. Umwana w'umukobwa wavutse yumva muri vocation ye mu mibereho ye akeneye gushyingirwa akazaba umubyeyi. Iyo nyina yicaye iruhande rwe mu kidari bombi burya haba hari courant ica muri wa mukobwa igaruka muri nyina yongera isubirayo. Iyo courant n'uwayishiramwe akaboko gutya yamufata. Basigaye bana ibikombe rwose byo wareze bakabambika byage simbyemera ariko ni kwihitira. Umutima, amaso barebana uravivura ati cyane, amaso barebana bararebana, umubyeyi akavuga ati urakoze mwana wanjye ungejeje aho nifuzaga. Umwana nawe akareba nyina umutima ukamubwira uti warakoze mama wanyigishije kuhagera. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane in success. Hanyuma ikindi ufite umwana w'umukobwa aho bikunda kuba bigagira igisobanuro, afite aferi yiniye ikomeye, ariho arajongera no kujya mu bihugu hirya no hino ashaka aba partenaires agira gute, ere epanui rwose arujujwe arasenderejwe mu byakora birimo biramugeza ahashaka. Akabiganira na nyina, nzi babiri babiganiriye na ba nyina, umwe ndetse yanabikoze mpari, avuga ati ntabwo ndumva bindimo, mfite akazi kenshi tellement nawe icyo gihe yarakiba ni wabo kandi afite villa ebyiri Kigali. Reba mama, reba igihe ntahira. Nyina cyakora we yari umupfakazi, ubwo rero nyina karara mutegereje, nyina akamuha uturyo dushyushye akagira gute. Noneho aramubwira ati mama reba igihe ntahira, ubuse mbireke kandi ari byo nkunda kandi ari bwo ubuzima bwanjye, mbireke kugira ngo mbabaze umugabo utazigera mbona. Ati kereka mbonye umugabo ufite ubuzima nk'ubwanjye nawe akajya agenda nanjye nkagenda tugahurira mu rugo agiye tuboneye. Ibyo hanze bitangiye kubaho par exemple, ariko inaha ntibirahagera. Hari abana b'abakobwa agera gutya akabona akazi nko muri ambassade, akabona akazi muri ziriya institution internationale, akagenda akazamuka, akabona mu myaka 2 niyihambira azaba ageze kuri grade yiniye. Ubwo iyo myaka 2 igeze n'igihe cyo gushaka umugabo 28-30, akavuga to yareka nihangane mbanze ngere hariya. Yamara kuhagera akahakora umwaka akabona biragenda neza biraryoshye, akavuga ati na hariya ngeyo. Ubwo ikabibaye 33. Umwana w'umukobwa agera hari umunyamerika akazi inshuti yanjye wabimbwiye ati namonse amagrade ati nkebutse nsanga ndashaje.
uri kumva n'ubu natwe biriho biratubaho dufite abana b'abakobwa benshi bafite carrière zitabaha uruhumekero kandi zibaha kugubwa neza ntabwo rero yazita ngo aze kubaka kubera ko ariko amategeko y'umuryango ari nacyo isi imutegerejeho. nta kiryoha nk'umunezero wo kugera ku ntsinzi cyangwa se umutsindo twoye kubivanga. Intsinzi ni uburyo bwo gushaka umutsindo, ahubwo hari abantu ni umunezero uzanwa no kugeza igikorwa aho wifuzaga ko kigera. Iyo niyo mvugo nziza. Rero mama Monique murakoze cyane ku kiganiro tugiranye, nagira ngo mbabaze niba mu bibazo nagiye nkubaza niba ntacyo nshobora kuba nibagiye kukubaza kandi wumvaga cyaba ari ngombwa cyane ko nari kuba nakikubajije. Tukaba aricyo dusorezaho. Nagira ngo tuganire za association zikeneye kuzamura nk'abari abakobwa babyariye iwabo, kuzamura abana bafite ubumuga, gutyo. Bari abantu ni abantu bakwiye guterwa inkunga n'abazi ibyo bariho bakora, kuko kenshi usanga association nka ziriya zabaye nko kwishingira imirimo. Kuki ukora igikorwa nka kiriya kitamutunga? Ariko se kuki ahubwo igikorwa nka kiriya iyo gikozwe hagaragaramwo ako kantu sinavuga ko ari n'ishyari simbizi, kubiha agaciro kabyo exact, la volonté de changer positivement les choses. Kuki atari byo bigaragara, kuki atari byo abantu bagumana. Abantu nibumve yuko bakwiye kuba hafi abantu b'igitsina gore bafite ibibazo, bashatse ibisubizo biyegeranya bakishyira hamwe, boye kubabona nk'abarimo bashaka amaramuko, babone ko bashaka ahubwo kugira impagarike. C'est ça. Urakoze cyane. Yego. Tuzasubira. Urakoze cyane Emmanuel.